so nyuma rero baje kubona yuko nubwo nkina film ariko sinahindutse ngo mbikirara ndi wa wundi ndagenda nkajya ku kazi ngataha nta kibazo. Ku ruhande rw'umutwari nta kibazo yabigizeho, ku ruhande rw'inshuti zanjye nta kibazo babigizeho. Bama go ahead babona yuko ndimo ndavantage, barambwira ati kabisa congratulations. Twongeye kubasuhuza abakunzi ba SPN TV. Hanyuma rero nkuko mubibona iruhande rwacu turi kumwe n'umustar mwe mutegereje muri benshi, mwagiye mutubwira kenshi ngo tuzamubatumirire mu muganirize mu mubwire tumaze bimwe mu byo mushaka kumumenyaho. Rero tugusabye gukurikira, hanyuma muri kino kiganiro tugiye kugirana nawe ube maso ukurikire mu byo tugiye kugirana nawe. Ni Mama Sava nkuko muri kubibona, yambaye neza, yambaye nk'umuntu w'umujene, hanyuma yambaye nkuko ikirere muri kubibona. Hari fresheri, hari amahumbezi, urabona yuko atifubitse, nta bintu byinshi, na fresheri mu maso, agapudre urabibona ni sawa, la carabero nabyo ni sawa, umusatsi wasokoje neza, byongeye na linette ngo twababwiye ko ari crema nziza na manette abakenewe cyane. Tuguhaye ikaze cyane. Murakoze cyane. Tukuzi ku izina rya Mama Sava, mu mazina yawe asanzwe witwa nde? Amazina yanjye amazina yanjye asanzwe nitwa Munyana Analisa, nakandi nashyizeho kitwa Nido. Izina ry'ubustari nkoresha ni Analisa Nido. Menyerewe rero ku izina rya Mama Sava, Mama Patrick, Nyiramariza, amazina nk'ayo ngayo ni abantu banziho. Yego, hanyuma Mama Sava wadushusho ya Mama Sava. Mama Sava ni muntu ki? Mama Sava yavutse ryari? Mama Sava afite imyaka ingahe? Mama Sava kugeza kuri ubu mese duhishusho ya Mama Sava. Mama Sava ni umuntu ukuzemo gato, gusa ndacyari muri 20 ntago nkivuga kuko narashaje. Muri 20 narashaje, sorry. Biremewe, shaka ko ari umuntu wari gukeneye cyane guhamagaye. Arankeneye cyane. Mama Sava rero ni umubyeyi, ufite abana babiri, ni umukinnyi w'amafilme nyine nkuko twatangiye tubivuga. Akaba ari umuntu ukunda guseka, nicyo kintu kindanga mu bantu bose banzi. Nkunda guseka, nkunda gusabana, nkunda inshuti zanjye, nkunda kuba kumwe n'abantu, nkunda muri make nkunda kubaho neza, ntabwo nkunda ibintu byo kubaho nabi. Hanyuma turaza kugaruka ku mpano yawe yo gukina filime, ariko reka tugaruke mu buzima busanzwe. Ubundi wakuze gute? Duhe nanone ishusho mu myaka nka 10 yatambutse. Mama Sava wari umeze gute? Birumvikana wenda wari ukiga cyangwa se wari ukiri mutoya, wari maneke se, wari ubyibushye cyane se, mbese tubwire ukuntu wari umeze. Mu myaka 10 itambutse nari agakobwa gato cyane katageze no ku biro 40 kuko ndibuka ko mfite imyaka 17 nari mfite ibiro 49. Ndi kato sawa, ayowe. Ndi umunyeshuri nyine, ubuzima bwo kwishura abuzi, nari umukobwa usabana n'ubundi. Nkunda ibintu bya entertainment, ni ibintu nakuze nkunda. Nkunda kubana n'abantu bya hafi, ntago nkunda kuba kure y'abantu, nta nubwo nkunda kubaho ntunguka inshuti. N'ubundi uburyo nakuzemo n'ubu nyine nikomeze, n'ubundi ntago bwigeze buhinduka. Ntago nigeze mba calme nibura ngo nze kuba ubu ngubu ari bwo ndi sociable. Ni bya bindi nyine ntago nahindutse. Waje kubyibuha gute? Nyuma yo kubyara. Maze kubyara umwana wa mbere narabyibushye ariko bitari grave. Maze kubyara wa kabiri rero ndabyibuha bikomeye, ngira ngo ni indwara. Bitabaye ibanga wakoze mariage ufite imyaka ingahe? Ibyo bintu rero singikunda kubivugaho, gusa nakoze mariage ndi muto. Uri muto? Yego. Tugaruke ku nzira z'urukundo zawe kugira ngo nyine winjire mu gikorwa cyo kuvuga ngo ngiye kuba mama. Byo nyine wisetinga ko ugiye kuba mama, ugiye gushaka umugabo, uhindura inshingano, uhindure titre. Wabyakiriye gute muri wowe? Wumvaga ubishaka? Byaragutunguye? Mbese tubwire n'urwo rugendo narwo gato. Hari imyaka igera umuntu agakora ikintu kubera yuko atari decision yafashe, cyangwa atari umuntu amufatiye decision, ahubwo nyine ari imyaka iri kubimusaba. Nari muto pe. Nari muto, nkora mariage mbishaka cyane. Numva ngomba kuba umumama, numva ngomba ewana. Hari nyine ngomba guhindura stat. Bikomeye. Kubyakira urumva nabyakiriye neza, nyine kwitwa ngo ngewe
analisa afite ubukwe numvaga ari ikintu kiri high class udashaka kumva ngo utekereze numvaga nyine bikomeye. Hanyuma ku bakunzi ba SPN TV turizera neza yuko wenda mumaze kumenyaho gato mama Savani mu ntoki urugendo rwe rwo gukura akiri mutoya ukuntu yaranganaga mwumvishe uko yagiye abitubwira. Hanyuma rero reka tugaruke muri carrière ye yo gukina filme watangiye ryari kwiyumvamo umuhamagaro wo gukina filme? Gukina filme ntabwo nigeze mbitekereza nk'ikintu nzakora nta nubwo nigeze mbipanga mvuga ngo nzatangira gukina filme. Gukina filme ni ibintu byantunguye. Ndibuka ko nabonye itangazo kuri telefone smartphone mu group urabizi muri group imwe nabagamo bazana ngo umuntu ushaka kugaragara bwa mbere imbere ya kamera ngo ejo azaze gukina muri Seburikoko. Nari ndi muri condition mbe kuba nta kazi mfite ndavuga nti rero ndazinduka kandi saa 2 bagombaga kuba batangiye ahantu ntazi narabyutse mfata moto n'umota nambwe aho tugera ayunco ndayaguha we tugende gusa naragiye nyine burya ari igihe ikintu kigusunika ari iyo mpano yawe nyine utarubizi ko ari impano yawe ukahita winjira mu kintu cyawe utarubizi. Nagezeyo mu kugeraho nsanga hari script y'umuntu utazwi ari kuri bukine niko kugerayo byandi byo kuba sociable barayimpa ndasoma ndafata mu mutwe kabisa ndangije nakitinga neza bahita nyuma hashize iminsi mike nibwo bansabye kuba mama Patrick. Natangire muri Seburikoko. Utangira mama Patrick? Yeah, natangire ndi mama Patrick. Uko tubibona nkatwe tudakina amafilme tubona hari aho mugera mukarira hari aho mugera mugasakuza hari aho mugera mbese mugakina ibintu ubona yuko bibarimo. Hanyuma bira bintu biva hehe? Ni ibintu koko babikurimo bagushyira urusenda mu maso ukarira bigenda gute? Iyi kinari impano yawe biragoye ko buriya abantu tuba dufite ukuntu duteye bitandukanye. Nkanjye ntago wamfata ngo mbwire ngo uzakora muri morgue cyangwa ngo umuganga hano mbona abantu bapfa ntago byavamo kandi iyo ngeze imbere ya kamera nshobora kurira nta kintu mbaye. Ni impano y'umuntu bo ukikiramo ko isaha n'isaha usabwe kuri ruyiturira isaha n'isaha usabwe guse kwituseka. Ni ibintu nyine bikujyamo nkuko wavuga ngo ngiye kuba umwubatsi burya uvuye kuba umuganga ukavuga ngiye kuba umwubatsi ntabwo byagufata igihe kinini kubimenya no kubimenyera no kubyiyumvamo. Ikintu wamaze kucyumvamo ukakisentingamo biba byoroshye kugikora. Hanyuma umuryango wawe wabyakiriye gute? Ari famille ari mu rugo ari abana ndetse n'abandi inshuti zawe babyakiriye gute bakubonye utangiye gukina amafilme? Nanjye gukina amafilme nabitangiye mu gihe mu Rwanda hari hakirimo ikibazo cyuko umuntu wagiye mu mafilme aba yabaye ikirara. Ababyeyi babanje kubyakira bitari byiza ariko nyuma yaho baza kubona ko ari ibintu n'akazi gasanzwe. Gukina filme n'akazi gasanzwe kuko wenda simbizi bashobora kuba hari ababibanjemo bangije biyangije bituma ababyeyi babigirira ubwoba. Nanone ntago na blaminga kuko buryo umubyeyi aba yarabonye byinshi. So nyuma rero baje kubona yuko nubwo nkina filme ariko sinahindutse ngo mbikirara ndi wa wundi ndagenda nkajya ku kazi ngataha nta kibazo. Ku ruhande rw'umutwari nta kibazo yabigizeho ku ruhande rw'inshuti zanjye nta kibazo babigizeho bamaye go ahead babona yuko ndimo ndavantage barambwira ati kabisa congratulations. Hanyuma ni iki cyakuryoheye muri mu gukina amafilme gituma uvuga ngo njye ntago nzarekera gukina filme ndakataje tu? Ikintu cya mbere cyaniryoheye nuko nkora ibintu nkabona ko abantu bibashimisha. Buryo uko ari ikintu ukabona accounts nyinshi ukabona abantu bakubwira bati courage ukabona nyine ukabona abantu barabyishimiye ibintu ukora birakuryohera. Iyo nciye mu nzira abantu bakampobera bakambwira bati nge hari giye mu nka famille impamagara ari famille yose umugabo n'umugore n'abana bose bakampamagara bakambwira utuntu nkavuga kabisa narakoze. Impamvu nakoze ni iyi response nyine iyi niyo response yaje mu byo nakoze. Ubona yuko urahura n'umuntu akaguhobera kifuza kwifotozanya nawe kifuza nyine n'umusaruro w'ibyo nakoze biranshimisha nkumva koko ntago nava muri kariyeri yanjye. Ngo birumvikana natwe nituza kurangiza ikiganiro zo kwemera tuguhobere. Hanyuma ni yihe role wumva utakina mu malole yose bashobora kuguha yaba ari muri Papa Sava cyangwa se mu yindi filme waba ugiye gukina ni yihe role wumva utakina? Ubutinganyi. Yeah. Kubera hari icyo wenda ushaka ubutinganyi ushaka kuvamo na message kaba wenda ari message iri gutambutswa muri iyo filme kubera ko udashobora kubukina kandi uri gutambutsa message. Muri Afrika nshobora kubikina muri Afrika ariko hanze Afrika ntago nabikina. Why? Kuko muri Afrika biragoye ko mu producer yakubwira ngo somana n'uriya mukobwa kugira mbakamere.
ndi umukobwa nuriya n'umukobwa dusomane badukamere tube turi gutanga message ntago nabikora ariko ndabizi neza yuko mu bihugu byo hanze aho wagera hose rwose barakubwira bati nta message yindi uri butanga utabikoze ni imico ni imico ibitandukanye nyine nshobora kubikora bitewe na script nabanje kubona niba ari kugenda mu muhanda twitwa ko nyine turi abatinganye izi nta kintu byaba bintwaye akuvuga kugira ibikorwa nkora byerekana ko ndi umutinganye nibyo byatuma ntabikina hanyuma ni iyihe role uba utegereje yuko bari buguha ariko bikanga nyine ukaba wumva ati wenda bazama gukina nkubita umwana ariko bikanga nyine ukumva ushaka nyine ko iyo role uzayikina ariko ukabona bayihaye undi muntu ni iyihe role uba utegereje ariko ukabona nyine iguciye mu myanya y'intoki rero nari ntegereje narayikinnye nahoze numva nshaka kuzakina ndi umukobwa numva ukuntu bimera nyine ndi umukobwa abantu bambane nk'umukobwa narayikinnye rero iba nziza ndagakobwa rwose gateretana n'umusore rwose ibintu ari sawa hanyuma ni iki cyaba cyarakugoriye aho utangiriye gukina filime kikakubera imbogamizi ariko nyine ugakomeza ariko akaba ari imbogamizi kugeza ubu ntago ndahura n'imbogamizi yatuma ntekereza ko ingoye kuko ninjiye muri kariyeri mpita nyikunda direct byampaye n'imbaraga zo guhangana na buri kimwe cyose mpura nacyo ku buryo ikintu gishobora kuba cyambangamira njye ntekereza ko cyambangamira ni ukunyaka ruswa ari iy'amafaranga cyangwa y'igitsina nicyo kintu gishobora kumbangamira ariko ntabwo ndahura nabyo ngewe utundi rero ni utuntu tuto kuba wenda wagirana amakimbirane na boss wenda projet ntimuyikore kuba ni ibintu biri ibyo ni ibintu bundi umuntu akemura ntavuga yuko ari challenge yambayeho hanyuma nk'umwana w'imyaka 10 imyaka 12 wumva muri we ashaka gukina film ariko akaba gifite ibintu biri muri mita akaba gishaka kwiga akaba hari ibintu byinshi najya muri film najya gukina filme cyangwa se ibindi bintu bitandukanye bizamubuza kwiga cyangwa se bikaba byatuma asubira inyuma mu masomo wamubwira iki kandi muri we yumva ashaka gukina film namubwira ko yagerageza agashaka inzira zose zishoboka yacamo ariko inzira nziza please kuko abantu benshi muri iyi industry yacu bitwaza ibyo bari byo bakaba bagirira nabi abandi bana ni ukuvuga ushaka kuzura umwana w'umukobwa ugahura n'umuproducer mubi cyangwa ugahura wenda n'umuntu urenseriye cyane ushobora kuba yakwaka yaruswa navugaga uwo mukobwa ushaka njye narababwiye mpora mbivuga no mu ma interview nkora ku mateleviziyo njyaho no ku maradiyo njyaho niba ushaka gukina film ukabona ushobora kugira ubushobozi bwo kuncaho umwana w'umukobwa ushaka kugira ubushobozi bwo gukina film azanceho njyewe nzakora uko nshoboye akina nta mafaranga nzamuha nta film nzamushyiramo ariko nzamwereka inzira yacamo kuko ntago nirengagije ko nyine bya bindi byose tuba tuvuga turwanya ko bibaho n'ubundi turwanya kuko biriho so azagerageza ace mu nzira nziza wenda nanjye ushaka kutambona njyewe ukabona undi mubyeyi ukabona undi mugabo wenda wagufasha uwo wacaho wese ushobora kugufasha nta kibazo ku bajene bari kutwumva rero kano kanya cyangwa se badukurikiye muri kano kanya bafite inzozi zo kuzavamo abakinnyi b'amafilme beza muri wumva bo muzagana hanyuma n'ubundi watubwira kugeza kuri ubu tugeze muri 2020 muri 2020 uri kumva nko mu myaka 10 iri imbere uzaba umeze gute uzaba uri ku kiye kigero uko bitekereza mu bitekerezo mu bijyanye no gukina film hari ibintu njya nkompara iyo ndi njyenyine ibintu njya ntekereza iyo ndi njyenyine ndyamye cyangwa wenda nica ahantu hamwe mfite ndi kumedita njya nibona ndi umusitari ku rwego rwa Diamond niwe uba hafi mvuze ku rwego rwa Diamond ntekereza ko ari ibintu bizaniryohera cyane bizaba biryoshye cyane ariko ntabwo nshaka kugarukira ku rwego rwa Diamond nshaka ko umusitari ku isi hose nshaka kugera Hollywood ntekereza ko ni nko muri filime imbere yego nshaka ko aho nyine aho ngaho nshaka kuhagera kandi ndabizi ko bizagenda neza nzabigeraho gushaka no gushobora kandi uzabigeraho hanyuma iyo uri gukina na Papa Sava uri Mama Sava ugakina na Papa Sava uba wumva umeze gute mbere byaransetsaga no kumva ngo nitwa Mama Sava numvaga bisekeje ariko narabimenyereye ubu ngubu
kuko no kubanza kumenyera gukinana nawe byarangoye. Ikintu cyose avugaga narasekaga, igihe avuga ngaseka, amugani mpora nisekera. Umuse kuki ukunda guseka? Ni ikibazo gikomeye ariko niko ndemye. Niko uremye. Ntago njya mbabara. Yego. Ntago njya nshyira ikintu mu mutwe gishobora gutuma ntekereza ibintu byinshi. Bimbabaza muri njye. Yego. Kuko iyo mbabaye nkarakara. Nkakwanga. Yego. Ndakwanga nyine. Yes, birumvikana. Reka tube tugiye gato yo kuba ukina filme mu buzima busanzwe, tugaruke mu buzima busanzwe. Muzaba musanzwe ukunda kwambara iki? Nkunda kwambara amakanzu. Abantu ntibanyumve nabi, ntago nkunda kwambara amakanzu maremare. Nkunda kwambara amakanzu magufi. Atari magufi cyane, ashobora kuba ageze wenda hejuru y'amavi. Nkunda kwambara amapantaro. Numva ari nabyo bintu njya nambara. Ariko mu gihe cyanjye cya relax nkunda amakabutura cyane nkunda amakabutura. Ko niyo ndi mu rugo akenshi niyo mba nambaye. Ukunda guteka iki? Nkunda guteka igitoki. Ndanagikunda kukirya. Ariko nkunda guteka n'umuceri ariko sinkukunda. Nyine nkunda guteka umuceri nkabona ko wabaye mwiza ku buryo waryohera buri umwe wese wawurya, ariko njye sinkukunda kuwurya. Hanyuma y'abashyitsi baza gusura bwa mbere bakigera muri salo bakinjira ubahaye karibu, ni igiki cyambere tukora? Baha karibu bakicara, mu mutwe ahita hazamo kubanza kubakira. Ko ntago waganira n'umuntu ushonje kandi wowe wenda uhazi. Mbanza kubakira nicyo cyambere nkora. Wajya kubasezera? Najya kubasezera biterwa. Hari abo ngiye gusezera tugasenga, ntago ngiye kwishushanya imbere ya kamera. Hari abo ngiye gusezera tugasenga, hari n'abo nsezera rwose bakigendera. Bitewe ariko ntago nabwira umusilamu waje kunsura ngo dusenge. Nshobora kumusabira umugisha nkavuga wakoze n'ukuri kunsura, byanshimishije, byankoze ku mutima. Bitandukanye no kuvuga ngo reka dutere isengesho dusenge. Birumvikana. Hanyuma iyo ubonye mu gitondo cyangwa se amasaha ariyo yose ukabona telefone iraguhamagaye n'umuntu utazi ukavuga ati mama sava ndashaka ko tubonana, ubyakira gute? Uravuga ati ndaza sinza, ugenda gute? Ni ikintu kimaze iminsi kingora pe. Icyambere ntago hakanira umufana ko utazemera ko mubonana. Ikindi hahita hazamo ko nzamubeshya. Ariko kumubeshya nanone si impamvu yanjye. Duhamagarwa n'abantu benshi. Nkubwije ukuri ko ntunamenya naho bakura nimero yawe. Gusa nyine abantu baba bafite amanimero yawe ntago babura aho bayakura. Ariko umuntu wese waguhamagara ngo mubonane ntago ari ko mwabonana. Nje rero hari igihe mvuga nti rero kugira ngo ntazakubeshya, je kuri WhatsApp ujye unyandikira rwose nzajya ngusubiza, tuganire kuri WhatsApp, wenda igihe kizagera tuzabonana. Ariko kwita umbwira ngo muri weekend tuzabonane nkakwemera ngo tuzabonana, coko nakubeshya. Hanyuma iyo ubonye utumessage twinshi mama sava ndagukunda, mama sava ndagukunda, umva muri wowe meze gute? Ni igiki tubasubiza? Nanjye mbabwira ko mbakunda cyane. Nkunda no kwibwira abafana banjye ndabakunda pe. Ndabakunda kuko nibo baba motivation yo gukora. Hanyuma uba wumva muri wowe uhuye n'umuntu ufite uburwayi runaka cyangwa se umuntu babaye wamukorera iki? Angira impuhwe cyane ziri hafi. Hari igihe ubona umuntu kumva wamukorera icyo akeneye ako kanya kandi wakishaka mukakibura. Tuvuge uhuye n'umuntu ushonje, uhita wumva wamugaburira ukamuha ibiryo byiza, ukamugaburira wenda nk'ukwezi cyangwa amezi 2 kugira ngo wenda asubirane ubumuntu, ariko ukabona nta bushobozi. Nkora ikiri hafi, niba mfite 2,000 nshobora kubiguha, niba mfite 5,000 nshobora kubiguha, ariko mu mutima wanjye mba numva mbabajwe n'ukuri ako kanya ya. Hanyuma ni nde role model mu buzima busanzwe mu bijyanye no gukina filme ndetse no mu bundi buzima busanzwe? Role model wanjye mu bijyanye no gukina filme ni Angelina Jolie. Role model wanjye mu buzima busanzwe ni mama wanjye. Mama wawe? Ariko na Madame Jeannette Kagame. I love her so much. Hanyuma nka mama sava uramutse ubyaye umwana byarangiza akakunanira kigira nyine kirara ukabona yirwa yirukanka ishuri ntago arishaka, wakora iki? Nababara cyane, byambabaza pe. Gusa nakora ibishoboka byose. Ntikize ko nakora igishoboka cyose ndebe ko agaruka mu nzira nziza. Nemera ko hamwe n'amasengesho nta kidashoboka. Mbanza najya kumusengeshereza no sashoboka, ariko
ariko Imana izabindinde. hanyuma ni ikihe kibazo watekerezaga yuko turi bukubaze aka kanya tukaba tutakikubajije? Nta n'ikibazo na gito watekereza yuko turi bukubaze ariko tukaba tutakikubajije? Oya ntacyo ni ukuri. hanyuma ni iki wabwira abakunzi ba SPN TV? SPN TV abakunzi bayo mwese ndabakunda, ndabashimira, mujye muhora mudushyigikira, kandi mukore subscribe kugira ngo mujye mubona nyine ibi biganiro tubakorera, tuba twabitanze kugira ngo bibashimishe, mutubone, benshi baba mukeneye kutwumva no kumva uko tubayeho mu buzima busanzwe. Mujye mukora subscribe, kora subscribe kuri SPN TV ubashe gukurikirana amakuru yose. Noneho nibigera kuri Mama Sava, iki ni ikiganiro cya kabiri nkoze kuri SPN TV. hanyuma ntabwo twasoza utaturirimbiye, uriyeranje uturirimbire, yaba ari indirimbo imeze uriyeranje uturirimbire rwose tugahaye umwanya. Kanze mbanze ntekereze indirimbo ya gospel se cyangwa iyo ari yose kurimo uri kumva nyine ariko guhitingamo muri no minsi, turirimbire. amavuta ntashire, umuriro ntuzime, isoko ntigakame, kugeza igihe uzazira. Kuki ubundi utabaye umuhanzi? Ntabwo mbizi. Kuki utabaye umuhanzi? Kuki uririmba muri korali ho cyangwa? Iyi narayiririmbye cyane igihe kinini. Wahagararaga he? Ku murongo w'imbere. W'imbere? Wafataga mikoro se? Mikrofone ukaririmba? Ntabwo wavaga mu manota? Kubera oya ntabwo navagamo. Uzi kuririmba? Nyine ndirimba ijwi rya mbere n'irya kabiri, ariko nkagira ijwi riri hejuru cyane ku buryo ko ndakunshyira imbere kugira nibigera hazamuka nzamuke niruka. hanyuma dusoza reka tukoze ikibazo cyawe cya nyuma, ni hehe stage ugeze ujyaho mu stage umaze kujyaho hanyuma ugakora ikosa utazibagirwa ukavuga ati nino ni ikosa n'ubwo abantu batabibonye ariko ni ikosa nakoze, cyangwa se urimo gukina film? Byambaye ejo bundi na njya nkora tujya dukora road show kuzenguruka mu ntara mu gihugu hose dutanga ibiganiro bitewe na company yadufashe. Icyo gihe ndi muri World Vision, ndi gukorana na World Vision, ndi kuri stage ndimo nda performinga intanga message bansabye gutanga, ndaseka ariko nasekejwe na Samusuri ibintu yaravuze. Nseka kandi ngomba kubabara muri abantu ntibabibonye ko nabo bari barimo guseka, ariko byo narabonye ko ariko se nakoze. Yego reka tugushimire. Murakoze cyane, Imana ibamugishe. Abakunzi ba SPN TV nanga dusuba iki kiganiro cyacu nakagaruka. Bye bye.